none se ikintu nibaza umwenda umwe ufite umwenda umwe wonyine ukorera Imana uri umuvugabutumwa uri umuririmbyi uridirije wa korali wakwibaza uwo mwenda kozi ko kuririmbana ibintu bisaba buri kanya ugenda ugiye kurepeta umuvugabutumwa buri kanya baragutumira ese uwo mwenda ntiwabashaga ni gute ntiwacika wasazaga ntiwacikaga byari bimeze gute nyuma nyine waje gucuya uje gucuya navuga se Mana ubu ngubu koko noneho ko nsebye kandi ntabwo ari njye uzaba usebye ni wewe wa Mana uzaba usebye kuko nimba nkukorera nkajya kuvuga ubutumwa nkaririmba umwenda waracitse mu kibuno nta abantu bazanseka ntabwo ari njye baseka niweho baseka Imana rero buriya hari utuntu ijya yikorera yakoresheje imbeba numbaze ngo yakuye amafaranga nari ntabyo nzi imbeba yaraje sinzi aho yavuye ngiye kubona numvira kuvugira hejuru ku mabati imbeba nyambe izi mbeba zo mu nzu ibyo bintu ntabwo byumva neza imbeba Imana ikoresha gute kandi abenshi babona imbeba bagatokesha ngo nabadayimoni none se ntabwo wibuka umukozi w'Imana wageze mu bihe bigoye cyane Imana igakoresha igikona kikamuzanira imitsima none se ngiye komeza utubwire nta gucira ijambo tubwire ukuntu iyo mbeba abantu bagize amatsiko imbeba yaraje ivugira mu mabati nari ndyamye buri buke nyine ari ku cyumweru nari ndyamye numva imbeba irasakuza navuga se ntiwasanga ari abazimu banteye ndatokesha ndangije mfata amazi ndayasengeranaga hahana imbeba iri ngiye kubona mbona ikigenda inote ya 5 iratakaye hasi imbeba iti inote ya 5 hasi imbeba ariko Imana yajyaga imbwira zanyoherereza ibikona turashize none si iyo note cyangwa wenda wari wayibagiriwe ahantu wenda kamano wenda kaberamo ntabwo mbizi ukuntu byagenze gusa nari mbizi neza ko icyo gihe nta mafaranga nta nayo naherukaga kubona ntayo waherukaga wumva imbeba irimo iravugira hejuru ijwigira cyane ndetse meze nk'iri guhuruza ngaho ni impuruza yari iri guhuruza ivuga ati amafaranga ubwo buhamya buratangaje n'ubwa mbere njye nabe mu bantu batanze ubuhamya mu mateka y'isi numvishije nk'imbeba yakuzaniye amafaranga ibyo mubwira ni ukuri none se ikintu twibaza umaze kubona ayo mafaranga imbere imaze kuyarekurira hasi ukayabona wowe wabyifashe Imana nahise mfukama imbere yayo ndavuga nti Mana ushimwe kuko wambwiye ko uzajya wohereza n'ibiko wongeye kubasuza abakunzi ba Shenge TV kurarikira utarakora subscribe kora subscribe tuye tubana buri munsi uko bwije nuko bukeye shalom umunsi wa none twongeye kuzana wa mukozi w'Imana mwari muza duha ubuhamya uyu munsi yongezanye ubuhamya bukomeye cyane turamwakiriye turakwakira umukozi w'Imana ibwira abakunzi ba Shenge TV kuko ari abakubonye bwa mbere nitwa Odeta Nyiramahirwe niyo mazina yanjye naho ku mazina rusange ni mama Sonia cyangwa mama Sibomana amen ejo we nagiye ahantu kwa turi gusena sanzwe gutanga ubuhamya uvuga ko Imana yakwambitse wari wambaye ubusa nta kintu nta mwenda wagiraga ufite umwenda umwe wambara uyu munsi wa none rero wabwira abakunzi ba Shenge TV na Twivomere TV ukababwira imvo n'imvano kuko ari abantu benshi nabo bashobora kuba baranyuze mwabura buzima nabo bakabasha kumva ubwiza bw'Imana bakumva ko Imana ikora ni karibu rero turakwakiriye abo icyo nababwira ko basenge badacogora kuko burya ugomba mu bibi no mu byiza tugomba gusenga amen kuko niwita ngo uyu munsi naburaye ngo sinjya gusenga aho rwose nayizakwihorera uzahura nabyo yicecekere kuko ibyo byose uri gucamo ntacyo byibwiye nta nicyo bitwaye rwose iyo izahora yitwa Imana amen rwose icyo nabashishikariza ndabasaba kudacika intege bakomere ku Mana burya ngo bajya bavuga ngo abaheburayo bakomeye ku Mana yabo amen umuheburayo nyakuri agomba gukomera ku Mana ntacike intege ngo sinkorere ngo uyu munsi sinjya gukorera Imana kubera ko nahuye n'ikibazo runaka amen
nibambara imbaraga bakomerere ku mwami kandi bategereze bihanganye iby'Imana birya abarambiwe bagiye. Amen. None kwa buriya buhamya niki wabwira abantu ukuntu Imana yakwambitse, ukuntu Imana yakwambitse wari wambaye ubusa, niki wabwira abantu bijyanye na buriya buhamya? Imana ijya kunyambika bwa mbere wabanza ugatangira uri umuririmbyi Imana itarakwambika. Buriya najyaga njya kuririmba kuko twateranaga ku wa gatandatu no ku cyumweru, nari mfite umwenda umwe nkawufura nijoro ntashye mvuye muri korari kugira ngo ejo ntasubira mu materaniro wenda nkagaragaza umuhumuro mubi kubo turi kumwe. Nkafata nkagenda nkacaya imibirizi nk'amababi 6 nkayavuguta mu mazi, narangiza nkahita ashyiramo ninikamo umwenda nawo nkawuvugutana na ya mibirizi. Ibyo bintu bigira isabune nziza, umva nazagira ucika intege ngo agende ngo afite umuhumuro mubi ngo yabuze isabune. Oya, icyo gihe nanjye ni ubwenge nungutse. None se ikintu nibaza, umwenda umwe ufite umwenda umwe wonyine ukorera Imana, uri umuvugabutumwa, uri umuririmbyi, uri dirija wa korari, wakwibaza uwo mwenda kozi ko kuririmba ni ibintu bisaba buri kanya ugenda ugiye kurepeta, umuvugabutumwa buri kanya baragutumira. Ese uwo mwenda ntiwabashaga ni gute, ntiwacika, wasazaga ntiwacikaga, byari bimeze gute? Nyuma nyine waje gucuya, uje gucuya navuga se Mana ubu ngubu koko noneho ko nsebye, kandi ntabwo ari njyewe uzaba usebye, ni wowe wa Mana uzaba usebye. Kuko nimba nkukorera nkajya kuvuga ubutumwa nkaririmba, umwenda warancitse mu kibuno, nta abantu bazanseka, ntabwo ari njye baseka niweho baseka. Imana rero buriya hari utuntu ijya yikorera, yakoresheje imbeba. Numbaze ngo yakuye amafaranga nari ntabyo nzi. Imbeba yaraje sinzi aho yavuye, ngiye kubona numvira kuvugira hejuru ku mabati. Imbeba nyambe, imbeba, izi mbeba zo mu nzu. Ibyo bintu ntabwo mbyumva neza. Imbeba Imana ikoresha gute kandi abenshi babona imbeba bagatokesha ngo nabadayimoni? None se ntabwo wibuka umukozi w'Imana wageze mu bihe bigoye cyane, Imana igakoresha igikona kikamuzanira imitsima? None se komeza utubwire nta gucira ijambo, tubwire ko niyo mbeba z'abantu bagize amatsiko. Imbeba yaraje ivugira mu mabati, nari ndyamye buri bukenyera ari ku cyumweru. Nari ndyamye numva imbeba irasakuza, navuga se ntiwasanga ari abazimu banteye. Ndatokesha ndangije mfata amazi ndayasengeranaga hahana imbeba iri. Ngiye kubona mbona ikigenda inote ya 5 iratakaye hasi. Imbeba iti inote ya 5 hasi? Imbeba ariko Imana yajyaga imbwira zanyoherereza ibikona. Turashize. None si iyo note cyangwa wenda wari wayibagiriwe ahantu wenda kamano wenda kaberamo? Ntabwo mbizi ukuntu byagenze, gusa nari mbizi neza ko icyo gihe nta mafaranga nta nayo naherukaga kubona. Ntayo waherukaga? Wumva imbeba irimo iravugira hejuru ijwigira cyane ndetse meze nk'iri guhuruza. Ni impuruza yari iri guhuruza ivuga ati amafaranga ya. Ubwo buhamya buratangaje. N'ubwa mbere nge nabera mu bantu batanze ubuhamya mu mateka y'isi numvishije nk'imbeba yakuzaniye amafaranga. Ibyo mubwira ni ukuri. None se ikintu twibaza, umaze kubona ayo mafaranga imbeba imaze kuyarekurira hasi ukayabona, wowe wabyifashe Imana? Nahise mfukama imbere yayo ndavuga nti Mana ushimwe, kuko wambwiye ko uzajya wohereza n'ibikona bikanzanira ibyo kurya, bikanzanira n'imyambaro. Ubu wasanga ari igikona cya mbere unyoherereje. Nashimye Imana, ntangije amafaranga ndayafata ndayasengera. Nahise mfata yihuse njya Nyacyonga mu isoko, ndagenda nguramo naguzemo imyenda ya 2 mahira n'abana, nagiye gusenga rwose nta nakererewe. Njya gusenga nambaye umwenda usa neza. Yesu we, ko numvugo wamya bukomeye. Birashoboka ko hari umuntu wabyumva kumva ntibishoboka, ariko birashoboka. Imbere kuzanira amafaranga ujya kugura imyenda urambara cyane. Note ya 5. Bakunzi bashinge TV batwivomere TV, ubu n'ubuhamya bukomeye cyane, biratangaje. Mbwira nawe udafite ibyiringiro, ahari abantu biheba bakumva ko
amafaranga, batabonye akazi, bakumva ko badafite abavandimwe, abavukanyi bakomeye, bakumva ko nta kimana yakora. None iyo waduhaye ubuhamya k'imbeba ariyo yamuzaniye amafaranga, ibyo bintu murumva bidatangaje? Ni ibintu biteye ubwoba cyane, ni ibintu bishimishije mu buryo bukomeye. None si ikintu nibaza, uri umubyeyi mwiza, wambaye neza, wambaye baze ihenze, uwakureba yagira ngo uparitse imodoka hano hirya. None kugeza ubu mu buryo bw'imyambarire, washima n'iki wabwira abantu amashimwe ufite yuko Imana yakwambitse? Kuko kwambara aho ngenda kubona urambaye neza, kandi si n'ubwa mbere mubonye mbona wambaye neza uhinduka. Ibi ni ibyo ubona, ibiri inyuma ntabwo urabibona. Icyo nabwira umuntu uri kunyumva, namubwira nimba asenga rimwe, agasenga kabiri cyangwa gatatu, agahozaho, icyo nzi cyo ndahamya ntashidikanya ko nawe Imana izamwumva kandi Imana izamwambika. Kandi icya mbere ni uko wicaranye nzayimana. Iyo yicaranye rwose birashoboka, ariko nuva mu isezerano nta mpamvu, aho rwose ntabwo turi kumwe. Ariko nukomeza gusenga ubwira Imana, uyibutse ibyo, ubundi reka mubwire, nuhura n'ikibazo uzabwira Imana ati Imana, ariko wibuka ko nakuririmbiye nambaye ubusa. Icyo gihe izakumva cyane. Kwibutsa Imana ibintu nk'ukwezi kayibukije. Nuyibutse izakwibuka. None abatazayibutsa bizagenda gute? Buriya nta muntu n'umwe Imana izagendamo ideni, izabikora. Wasenga, ariko cyane cyane kugira ngo bize byihuse, urasenga. Mbese hari abantu, hari abenshi bavuga ubutumwa bakavuga ko kugira isezerano bisorega atari uko wasenze cyane. Wowe ibyo bintu bivuga iki? Iyo ni imyumvire yabo. Ngewe nakubeshye, ngira ngo ubushize narabikubwiye yuko byose ngewe nabikuye mu gusenga. Nabikuye mu gusenga, umva narasenze bihagije. Nakubwiye ko nagendaga mu mvura, imisozi narayizamutse, kanyarira narayigenze, kandi wambaye ari umwenda umwe. Ari umwenda umwe kandi ngenda nkururana n'utwana dutoya. None se wigeze kutubwira ngo ngara abantu bakubona kugenda bakavuga ngo muri aratambutse? Niki cyatumaga bavuga ngo muri aratambutse? Nyine impamvu babivugaga nuko babonaga ya myenda yanjye ngiye nkoramo, tidoye mwamubonye ko atambutse na zaranga mu ntu ziwe. Kuko hari igihe ugeramo inshuti n'imiryango bakakwanga kandi ubafite. None se ubwo nabaye muri ubwo buzima, sinabifite abavandimwe bafite amafaranga. None se byagenze gute? Unese ubwo ibyo bintu ntabwo byumvikana. Ni gute waba ufite umuvandimwe ntabashe kugufasha kandi cyangwa ababyeyi bafite amafaranga? Byatewe n'icyo kugira nibagufasha kandi mu bibazo bimeze gutyo? Ubundi iyo uri mu ishuri ushobora no kunyitabaza nifite nkusingire icyo nkumarira kubera ishuri urimo. Ubu nkaba naburaye, nkaba nakubwira ungaburire ntungaburire kandi tunavuka. Ahubwo nkarenga nkabihuriye. Bibaho si byo bintu? Kubera ishuri iyo naba mfite umuntu tuvukana afite amafaranga akabona inzara igiye kunyica nanjye cyane, ibyo bibaho. Mbese ibyo bintu Imana irabyemera? Yemera ko bikugeraho kugira ngo uzabone ubuhamya uzaha bagenzi bawe bagakomera. Nine gusa uriya ufite ubuhamya bukomeye, umuntu udukurikiranye yakagombye gukuramo isomo. Oya rwose akuremo isomo kandi ndanamukomeje rwose, nimba ari muri ibyo bihe yihangane, ategereze yihanganye. Mu ijuru dufite Imana ituvuganira kandi dufite Imana ishoboye byose. Amen. None ubu Imana yarakwambitse, urashima Imana? Sinatangiye nkubwira yuko n'umugabo yari yarantaye. None bimeze gute so? Umugabo wanjye yaragarutse, ubu turi mu mashimwe, ntiyasengaga, ubu ngubu arasenga. Namwinjije mu bintu by'Imana kuko yabonaga aho yasize meze, yasanze hari icyo Imana yakoze yabihinduye. Nawe rero avuga ati iyo Mana yakoze kiri nanjye ngomba kuyikurikira. Ariko uziko bajyaga bavuga ngo Imana y'ubukereje iragutegera. Yarantegeye se mubwire ngo hari igihe cyageraga nkifuza inyama, ariko ndazirya buri munsi ko mbishatse. Nkagenda kuri banki nkabikuza nkarya icyo nshaka.
ubu mfite banke mbitsa ufite n'abakozi ukoresha cyane ndabategeka ntimukore kiriya bagakikora. Imana ikora imirimo rero itangaza. Imana iguhe umugisha mukozi Imana ku buhamya utugejejeho. Ese aka kanya aramutse ari umuntu ushaka ugukeneye bitewe n'ubuhamya itambukije umva bumukoze ku mutima, ashobora kuba wenda yagukenera wenda avuga ari nk'ikintu Imana umwuka wera mutegetse kuba yakora cyangwa ashaka ko ubwo buhamya nayo wabutambutsa yakubona gute wenda ari nko mu rusengero ari nka pasiteri? Ari mu rusengero nyine ari nka pasiteri wenda avuze ati ndashaka azaza mu rusengero rwanjye nanjye tanga ubu buhamya yakubona gute? kumbona bwo biragoye ariko ntacyo twabonana nta kibazo. Nyine wakubonana nta adresse umuntu yakuboneraho? Icyo gihe natanga nimero za telefone. Nazo ni adresse nta kibazo. Natanga nimero za telefone wabishaka akamvugisha nta kibazo. Telefone yawe ni yitambutse nta kibazo. Ni 078 09 22 507 078 09 22 507. Imana umugisha abakunzi ba Shenge TV. Ibiganiro byacu nakagaruka ariko nkurarikiraho utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification zacu uko bwije nuko bukeye. Shalom shalom.